dore ko tuva kuri Manchester United uragira uti bamureka akora ibyo akora wagera ahandi uti ntera kure kuba bikora mu makipe akomeye Manchester wamaze kuyikura mu makipe akomeye irimo nka badge ariko ibikorwa byayo ntabwo biri nta bikirimo ariko nka badge iracyarimo aratera amakipe afite ukuntu abayeho bitandukanye n'izindi nyinshi yacyari ikipe yatwaye ibikombe hirya no hino bitandukanye iracyari ikipe y'amateka ariko none ahangaha ibikorwa ibiri ifite bya none ahangaha ntabwo ari ibikorwa by'ikipe ikomeye result ifite si ikipe ikomeye imigirire n'imikorere ifite none ahangaha si ikipe ikomeye ubwo rero bisobanura ko hari urwego imaze kuvaho urwego imaze kuvaho rwose ibyo ntago ushaka kubica ku ruhande niba ushaka kubica ku ruhande ugira indi ngingo nawe ibidefanda ariko byo hari urwego Manchester imaze kwiyambura kandi rufatika nimba wemera kuba ku mwanya wa 15 nako na kane uri ikipe aho zitwara ibikombe byikurikiranye ikora ama records none ahangaho ukaba wiyemeje kubaho muri ubwo buryo bigabyo bitwereka ko amaze kuba ikipe yoroshye hari kategori umaze kwikuramo bivuze ngo niba ari kategori umaze gutakaza se ugura cyari ikipe ikomeye ayo ushaka gukira ikipe ikomeye ko hari abantu hari intebe abantu bicaragaho y'abagabo wivanyeho kujya guhitamo kujya kwicara ku musambi w'abana bifuza kuza kwicara none ahangaha nimba Manchester City gukomerana ikaba igeze ku rwego rwaho ubona wayigiraho ubwabyo ni ikosa ni ishema none ahangaha nimba Arsenal irimo gukora records wahoze ukora ni shame on you ibi turimo turavuga ngo ikipe utondetse ikipe ya mbere ku ikipe ya 10 nta Manchester iri kubonamo muri shampiyona wahoze uyoboye uri umwami w'iyo shampiyona mu myaka 10 ishize ni icyaha reka ni mu rugo rwawe reka shampiyona reka Premier League ni urugo rwa Manchester United ko n'iki ufite ikombe cy'ijya Premier League none ahangaha bafashe umwanzuro wo kubyivanamo urabitakaza uragenda none ahangaha uri ku rugi fasi Premier League gusa urimo urasunika ubukungu ubwiza umupira w'amaguru w'Abongereza wari utwawe bahamagara umupira w'Ubwongereza idarapo rikaza imbere abandi bagakurikira hakaba hari n'abandi bantu batabashoboraga no kuza gutambuka no kurimanikaho aho amazina y'agacumu rushinguye none ubu ngubu noneho ngaho wabuze aho rimanika utangiye gutakaza umuco wawe ese uratakaza umuco batakaje iki abatakaje byose ahubwo ngo buriya ushobora gutakaza amafaranga ushobora gutakaza inshuti ushobora gutakaza ubukungu wari umaze gutunga ariko iyo utakaje umuco wawe watakaje byose personality yawe itakaje iyo watakaje personality iyo watakaje culture yawe bivuga ngo wabaze gutakaza everything none anga Manchester United yatakaje mpamvu ndi kubaza culture Manchester United nta ndi kubona nona ko niba twari tuzi Manchester United ya culture yari club igira ibintu ikina abantu bazi mvuga se nubatse culture yayo izakina iki ni British game iri mixed na European ni imipira amapase ni imipira miremire tukaba tubizi neza ko ibyo bintu bikina muri ubu buryo muri system deje yubatse muri ubu buryo byorohera kugira ngo iyo produce wa muco wayo w'umukino umukinnyi mwiza wa muri tuzi ko Manchester United ni ikipe za produce umukinnyi mwiza ivanye muri academy yayo agere ku rwego runaka tubone ni David Beckham aze abe image y'Ubwongereza agahugu katagira umuco ngo karacika sibyo tubone ko Beckham abaye image y'Ubwongereza Beckham abaye image y'Ubwongereza kugira proposal yizigeze kuba ngo byibuze amapondi matoya hagiye ifoto ya Bex cyane ubu ni umuntu ni brand ya Manchester United azimagoya ntago yakwiraho uramutwe ntiwajyaho tukabona umukinnyi nka Paul Scholes abantu bose bakavuga ngo Zinedine Zidane akavuga ati ndyoherwa no kura Paul Scholes ukakina umupira Pirlo akavuga ati ngewe nifuza gukina nka mu byo na develop byanjye narebye umwongereza twa Paul Scholes develop imikinire yanjye unangasa ubwo na develop imikinire ugarte acyari umwana mayini ibyo bintu rero wari umuco wa Manchester United wo gutunga abakinnyi beza bavuye muri academy yawe beza first of all beza baze batwara ikiragano cy'imyaka 10 nonanga Rashford utwara imyaka 6 byamunaniye arakina umwaka umwe
aba akazu yaze ashyuhe umwaka ukurikiyeho Rashford amere nk'isosi y'inama ku mukata w'ikiraro kuri iryo bimwe nk'umuntu mu kubaga you see your Manchester United ugere muri transfer zawe uzivane mama uzikorema amapuza amafuti kumenya umukinnyi mwiza wo kurwo kuza mu bintu byawe ntawuzi bivuze ngo impamvu byagoranye Manchester transfer zawe zagoranye nuko ubwayitazi ibyo ifite mu imbere mu nzu wangaje umukozi kuko uvuga uti mufitiye akazi imiterere y'akazi iteye irye upfuye kuzana umukozi gusa ntuzi icyo umushakira uramuzanye umukiza hariya araza ahagarara inyuma ntazakuriye haraza akazi azabura akazi akora kandi gahari kuko ubwawe nawe nyine umukoresha gusa abana cy'akazi kawe ibyo rero nibyo birangira transfer za Manchester United zose zibaye mbi uko byarangiye Ten hagaje ko akajya kubanza kubona imateri wa Manchester agomba gutoza none umuntu natagira kuza kubona ibitagenda neza ahita ubwabyo abicyaha ikikwereka kandi ibintu bitari kugenda neza hano rero nuko utari gukora ibintu nkamwe aba ari ikibazo aho niho hantu biyo byapfiriye wowe bakubwira bati wowe none ahangaha uri club nka Manchester United ariko ukeneye ibikorwa remezo bigezweho kugira ngo ubashe kudevelopa wa mwana twagaruka gomeze nka Beckham kuko twamaze kubona ko isi igeze bikeneye ko uba ufite ibibuga byiza bitegura abana uri kumva wowe nagaragara tigire kada yera cyafite ibintu byanjye bya kera biri hariya ukadevelopa imbere warangiza oya kandi aho kugira ngo Manchester City izi kuvukana nta kibazo irakuvukanye gutwaranya ibikombe igikombe na kimwe wabyumva inakubakana projet y'imyaka 10-20 ikubakana ibikorwa remezo bifatika Everton nayo yubaka igikorwa remezo Manchester akubaka na Leicester ikora ibibuga ufata amafaranga miliyoni 70 uzugura umuntu nk'amagwaye uzihereze Leicester City izikoremo investment y'ibibuga byiza kudevelopa abakinyi beto beza kukurusha kandi wowe niwihaye amafaranga wowe yose wakoze nuko nanga bakubwira ati igihugu cy'Ubwongereza kigiye kuransa rwose kigiye kugaragaza ibikorwa remezo byacyo wahoze uri umwami waho hantu ingoro yawe ntirimo ko Manchester Ubwongereza bujya gutanga bid yo kwakira Euro ya 2030 nta gikorwa cya Manchester batanze ikibuga cya Manchester City nta gikorwa ni ikibuga cy'imyitozo cyawe ntikirimo stade yawe Old Trafford yitwa ko yari y'amateka ntirimo bivuze nkura aho hantu kandi ariyo nini kandi uwo mwami wawe kandi icyo gihugu giteye kurwamo ibyo bintu niwe mwami wacyo uracyari umwami wabaze ko byararangiye wabanze ukiri umwami usigara usigara uri umugaragu byarangiye iyo rero amaze gutakaza ubwami ukaba umugaragu it's up to you niyo ubihisemo none ngaha rero nimba uzana umutoza nka Robin Muri mu ngese ndamukweshoninga cyane ko n'indukuza ko ntabyemeraga umutoza yikinira ibintu by'abantu bitwa batatu bahagaze hariya kandi nta batatu ufite umuzanye ubizi yanabikubwiye ati giye ntozi ibi bintu umuhaye akazi wimurenganyiriza resulta uyu mutuma ngo resulta kana uza ntaza gusanganye ikindi ibi natoza wabyemeye wabiguze birye rero birasharira none se wowe uragiye niko nasiri uraje urambaza ngiye mfite sambusa ndimo ndacuruza sambusa hano udusambusa twanyine dutoye rwo tukoze neza ni dushyashya uraje avuga ko kiriya gisambusa ni kinini nyiracyo akimaranye ukwezi uranze urakiguze urakiriye ngo ni kinini sawa rero n'iki gutera mu nda se usanga cyaragaze urenganya nge wirenganye ukiguze niyo mpamvu rezita za Manchester arimo kuba hano nahangaho umutoza baraziguze nibazakire asanze umuntu avuga ati ntuzi ibyo abantu batatu bahagaze gutya nimba mufite abahengamye nzaze mve kuhagarika mu bihengamye bikomeze bihengamye yaranababwiye ati mureke nzaze muri samabara bya amuntu nawe gatari ko mwakihanganye ngaze mu kwezi kwa gatandatu ari ni twumvikana toya abantu biyambika pressure bamanurwa kugira patience rero ngewe sindeganya muri imwe patience kwara basaba kuza mu kwezi kwa gatandatu nuko yabonaga ko hari ibintu bigoye hariya atazanga leta afatakanye nabo ama transfer yose ari hariya kuriya muri kubwa muri n'imikinire tuzi nta n'ukigi n'umwe hariya wafitinga mu bintu bye nimba hari barenze batatu none se umuntu ukabiga yabasabye kuzaza mu kwezi kwa gatandatu hari impamvu why not mwanze kumva iyo mpamvu rero murafosinga reka muri gisambusa zabose uko mwaziguze sambusa zabose kandi none mwaziguze wenda zitaryoshye ko wenda zitaboze muziriki rezilitamiza umurimo arimo kubaha nizo baguze
Manchester United yaguze rezilita mbi za Muri kubera yuko amaze kubasaba kwihangana ntibabyumva barihuta babirya bidahiye reka babirye rero biyatere mu nda nuko bigenda. ariko ubundi bad governance yo tubivuga ubundi ari mu bintu bibiri ukora mu buyobozi kubikira mu cyonge imiyoborere mibi hari ibintu bibiri ubundi bigeraho ukabituvuga ko imiyoborere ari mibi. Iyo bigeze mu gutekera ko amafaranga n'ibyemezo bifatwa bituma iyo ubwo buyobozi abantu babuyobotse babaho nabi. Icyo amafaranga cyo ni ikintu gihungabana gihungabanyije ajya mu munyururu burya ntago ujye birangira ngo mu bujama ntago birangira gutyo gusa. Wowe ufashe ukoze ikosa ryongera Ten Hag amasezerano mu gihe cy'amezi 3 ubonye kadashoboye uramwirukanya aragiye. Hari ibindi bintu bindi ugiye ku miliyoni 13 zaragiye kwa Manchester z'ama pound iziherekeza Ten Hag yagomba kugenda bacanye wazima nta kintu muhaye yarasigaje igihe cy'amasezerano mato. Ikindi ukoze ikosa digaragara niba Fuad uranga bibona nundi wese urundi handi yabibonaga akavuga ngo nyamara uyu mugabo warumaranye n'iminsi abakinnyi bita Rudi Van Nistelrooy tutitaye ku cyaba cyose reka arangize sezo nk'ubusabe bw'umutoza twifuza dusabye ko yaza mu mpeshyi tumureka ategura ibintu bye Rudi akora akazi ahangaha byari byanagaragaye yuko Rudi abasore bamwumva biteguye gukomeza kurwanana nawe urugamba ruhara icyo gihe. United birengaho iza undi mutoza yanze kumva kuko hari umuburu waragaragaraga yirukana baramusezera wenda twavuga ko bamwirukanye yarari muri mu nzibacyuho aragenda hinje umutoza mushyashya kwa kutagira wamwimereye Fuad yavugaga umutoza aravuga ngo rero uko nari ntunze Porto United nawe reka nako Sporting sorry uko nari nyifashe namwe ni mujye mahangani ko ngiri kwatwara nago Sporting Lisbon yabaho kimwe na Manchester United ntabwo byashoboka. Ese gucyo umuntu abwiraga ati mwihangana neza mu kwa gatandatu hari impamvu babwiraga ese gucyo batayumva United uyu munsi gufata uyu mugabo Amorim ukamurimiraho ibisinde byose ukumva ko ari we muntu w'umuswa aramutse agitirimutse byashoboka aho hantu igitekerezo sinyumva pe mureke rero mbahe umukoro kandi mugende mu ukore njye mabwira ngo Manchester United abamo kibazo cya bad governance ukangira ngo nayanjye ngo na Fuad ngo kandi bagura abakinnyi muzareba abandi bahavuye aho bagiye birakora none ari bidakora iyo bavuye muri Manchester ahandi bagiye birakora gute abakinnyi ba Manchester ntago ari babi Manchester United bagira babi ariko bakoreramo uko Manchester United igeze ku rwego rwo gufata umuntu mwiza kamugira mubi ahubwo none igitangaje Anthony ntabwo yabaye man of the match ku match ya mbere katumutegeze ntabwo tuzi bizakurikira ariko Anthony yaje mu Manchester umukinnyi mubi yaje ari umukinnyi ufite ibitego 11 oya yaje ari umukinnyi mubi ikibazo kiragira giti yaje ari umukinnyi mubi yaje ari umukinnyi mwiza muri ligue ya Eredivisie bigenda bitese ahita aba mubi icyo ni kimwe ni umwana ukiri mutoya mwiciye kariyeri Martin Derek yarakorera yanyu mibi Martin Derek yaravuye imibereho mibi aho hantu nonanga Anthony yabaye iciro ry'imigani ni troll zose ni Anthony ariko ugiye uzarasohotsa ageza ahantu harakunyu reka tumutegereze nubwo kinyamacimo ariko yenda reka tumutegereze uko na match simuze ari man of the match mu Bwongereza ariko nabonye man of the match mu match ya mbere muri La Liga reka tutegereze you never know. Scott McTominay muri Napoli agiye gutwara Scudetto uyu munsi barakina harya si umunsi Mirasi kinana na Napoli mwagiye se mukareba itangazo ko batanago tatangiye kumutora nk'umukinnyi wasezo oya niwe mukinnyi wasezo baravuga ati shobora kuzavamo umukinnyi wasezo umuntu ngo bakandida umukinnyi wasezo Scott McTominay arimo yavuye harameze bite simbizi bamureko ariko Ten Hag yari yavuze ati oya Ten Hag rundi we ushaka murekora nyine ko yabuye bya financial birangira ariko rega no kugira ngo ugire muri aho ugongwa na financial ukarekura wawe umwana wawe waride ubwabyo na makosa bamaze igihe ibyo nakubwiraga mu makosa ya Manchester iyo bataho kino kintu cya financial fair play bafite amafaranga bakakomeje kugenda basesagura ariko buryo yobora abantu ukajya ukora ikosa rifite ruhure n'umutungo menya ngaho hantu urimo kuboreka ahantu hari ingaruka zizaza buryo uragakora amakosa yose ariko ikizwe ifaranga nubwo rwose ku ruhande nubwo rwose ntarabona nawe ibyo akora cyane muri Chelsea ariko pari uko ameze muri Chelsea bitandukanye uko ameze mu Mani ameze neza niba utabona ko wambaye filime
asiste nyinshi imibare nayo siravuga Anthony Ranga wa mugani wa mugani Anthony Ranga ndacyakomeza Anthony Ranga ubu ngubu muri nani muri Nottingham. uya kwifuza gukora Manchester United kumara iki none hano kujya atakwifuza ari gushaka Champions League sawa yari mu bihehe yari muraje murebe Rashford wa Aston Villa namara cyashobora kongera kuba muzima muraje murebe Rashford wa Aston Villa agiye gukora muraje murebe Rashford noneho na wa mukinnyi mwiza twavugaga Kobe Maino twavugaga atagiye gutwara abongereza uvuye muri Ero akonfirimye ko ari umukinnyi mwiza tukavuga tuti Declan Rice abonye nago Kobe Maino amvero muri Manchester United Kobe Maino azaba buji agenda ari gushonga none nga Manchester United rero nahita Manchester United ni house of wax atangiye niyo nabyo ubona niba utabibona ubwo nabambaye film United ni house of wax United tuye tubwizanya ukuri kwiganira gutya ngo rezilita tuye twiganira ubundi ku umukino ko wagenze dusesengura umukino ariko indwara iracyahari ni imwe nidakemuka bizakomeza be routine yisubiramo muri Manchester United ahubwo igitangaje ngiye mbene Glazers nemera ko baje kuko barangire City ntago kintu ngene nemera ko Glazers bafashe Manchester uko ariko nigeze kubabwira muranseka ariko niba Ferguson nabanye n'abantu bari bafite Manchester United byuzo mu myaka 5 baravuguraga ibikorwa remezo bya OT bakaba baheruka kuvugura igikorwa remezo Ferguson basanze Ferguson irimo kuvugura 2006 kuva umunsi na tafari rajya nibaragura na kakandika kupya gakatira sitwa kupa ntiragurwa iyo Ferguson yaguze uwo munsi iracyahari Cristiano igikombe yamweragamo amazina cyasanze yabivuze yabivuze ari dressing room ya Manchester United iracyari amatafari ataga makorosi ni kwa kundi nabe abe no ari wati kadusenye twubaka kantu iyo usoka muri dressing room ya Manchester United muri stade muri koridoro yabo ya matiyo aracyashimitse Luxo yongeye kuvunika mbere ukagaruka nazana ahubwo ni Luxo ni umuntu kurya amafaranga meza afite ikibazo nanjye ari ahantu ujya mu makorere nzahavura iki nacyo nzahageraho nakomeza nkaharwarira amaze gusiba imikino 121 kubera imvune hanyuma akaba amaze kubakinira 278 iyo yasibye niyo yakinnye ijya kungana Luxo yarwariye muri Faisal arwariye muri Faisal bamuhibiryo nta kibazo afite bakaru ibyo bikaza saa 5 n'ijoro petit déjeuner muri Faisal bayiguha bakoze petit déjeuner kwariki saa yine bakozana utubuto saa bakozana icyo kurya kimeze neza ninjoro agasama tukagahuta n'akantu niko Luxo yimere imana nanjye sinavayo nakomeza rwaharwarira ikiza nuko baguze Patrick Dorgu nimero 13 bayimuhaye nicyo cyonyine icyo bakoze ni nimero nziza bamara ko sinzi kazawukina gutese ava wagiye kureka kuvuga itararenga ariko ntago ngiye kuza uneze Luxo ngena nabanaga umuntu azawukinara Rugembana twari kumwe ndabyibuka ndabwira ati uno mwana Manchester mirahinduka ava muri Southampton ndabwira ati uno mwana wa Manchester Rugembana ndabyibuka twarabiganiriye cyane Rugembana twari dufite n'ukuri twahuzaga cyane kuri Mani tukaganira byimbitse mugihuza twakoraga ikiganiro cy'abantu babiri gusa twaragana nta muri muntu twaga ijambo Disney dushaka ijambo cyangwa na Siri twari babiri twenyine rega bagarigera Rugembana kuza turi abantu babiri twagombaga guhuza ku ngingo mwakoranye wa babiri mugihuza no kuri Man United Ben nawe bijye twarahuzaga mugihuza no kuri Man cyane ubu ngubu mwabaye mwaje muri benshi mwatanga ibitekerezo by'aragasana ibindi baravanze reka karatuvanye abantu babizi ko byanze ko zagomba kumvikana n'ibindi byatura tubabane ni wanga bibone amakumvikana ku kingo runaka mwabaga mwayipanze ko mugiye kwica none se genda Rugembana twari ndabwira Rugembana agapeti nabwe nagapeti ndakazi ikibazo aka kantu kazakina muri iyi manche uyu muntu aza gusimbura ivura uyu muntu aza gusimbura ivura w'umwana umeze gutya umeze nk'ufite igikoma cy'amata ureshya gutya ureshya atya uyu muntu imvura n'agatuza Rugembana nabwo ati mukindi nabwo nifuza ko azatera imbere ariko uyu nguyu namubonye biragoye amurebye rwose namucishamo ijisho reka tugaruke mu kaya twinjira kwa Arsenal ese iri kura kwa Newcastle United reka nayo tuyiganireho ikipe ya mbere ku isi Kabujyante Karabujyante ni bicya